Umufarisayo wese ndetse witonderaga cyane amategeko ya Mose, Sawuli yibwiraga ko ntawe Imana ishobora gutuma mu isi byongera ari umwana w'Imana. Ibi nibyo byatumye ahamya ko nta wundi ukwiye kugiranwa n'Imana. Bituma abo yamenyaga bose ko bizeye Yesu Kristo atangira kubatoteza, kubashyikiriza inkiko ndetse abandi bamwe bakicurwa agashinyagura bibona. Ni gute uwari ufite ubugome n'urwango bikabije gutya yaje guhindukira agakizwa ndetse akaba imwe mu ntumwa za Yesu Kristo zakoze ibikorwa by'ubutwari birimo guhindura benshi kuri Kristo. Muri iki kiganiro turagaruka ku mateka n'ubuzima bwa Pawulo intumwa, kuva ku kurenganya kugeza ku ntumwa ikomeye yaje no guhindurirwa izina, maze ntiyitwa Sawuli ukundi ahubwo yitwa Pawulo. Nyuma yo guhura na Kristo, ubugome bwahindutse urukundo, urwango ruhinduka ubutumwa bwiza, n'umutima w'inkazi uhinduka umutima w'intumwa yitangira abandi. Ese wowe nyuma y'uko uhuye na Kristo haba hari ibyahindutse mu buzima bwawe? Turaza kwifashisha igitabo cy'umunyamateka Philip Schaff yise History of the Christian Church, volume yacyo ya mbere. Muhawe ikaze. Pawulo wahoze witwa Sawuli yavukiye mu muryango wihariye cyane. Yari umuyahudi wuzuye indangagaciro z'umuco n'idini. Akomoka mu bwoko bwa Benyamini, umwe mu miryango yubahwaga cyane muri Isiraheli. Ikindi cyamurangaga cyane nuko yari afite ubwenegihugu bwa Roma, ikintu kitari gisanzwe muri icyo gihe, kandi ibi byamuhaga uburenganzira n'icyubahiro mu bwami bukomeye kuruta ubundi bwose ku isi. Yavutse ahagana mu mwaka wa 4 w'ikinyejana cya mbere. Avukira mu mujyi wa Tarsus, ubu ni mu gihugu cya Turukiya. Uyu mujyi wari uzwiho ubuhanga n'ubumenyi bwinshi. Kuva akiri muto, Pawulo yarerewe mu murongo ukomeye wo kubahiriza amategeko ya Mose. Yari umufarisayo w'ukuri koko, utaranyuranyaga n'ikintu na kimwe kirebana n'idini. Ntibyari amahitamo ye gusa, ahubwo byari ubuzima bwe. Pawulo kandi yabohaga amahema, umwuga waje kumubera ingenzi cyane mu ngendo ze z'ivugabutumwa, kuko wamufashaga kubona ibimutunga atabaye umutwaro ku bandi. Amaze kuvuka yahawe amazina abiri. Izina rya mbere ni Sawuli, izina ry'igiheburayo risobanura uwasabwe, ryari rifitanye isano n'umwami wa mbere wa Isiraheli. Izina rya kabiri ni Pawulo, izina rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini risobanura umuto cyangwa se uwicishije bugufi. Pawulo yari umuntu wahawe uburezi bwimbitse bw'Abayahudi i Yerusalemu, aho yize mu ishuri ry'umwarimu ukomeye witwaga Gamaliyeli. Aha yahigiye ubumenyi bukomeye ku mategeko ya Mose n'ibyanditswe byera, bituma aba umufarisayo w'intyoza. Ariko nubwo yari yarize cyane iby'idini y'Abayahudi, ntiyari umunyamahanga ku bumenyi bw'Abagiriki. Kuba yaravukiye i Tarsus, umujyi wari uzwiho uburezi n'umuco w'Abagiriki, byatumye amenya uburyo bwabo bwo gutekereza no kuvuga. Ibi bigaragarira mu mabaruwa y'ahakoresha imvugo itunganijwe neza, yubaka ibitekerezo mu buryo bufite gahunda kandi bwimbitse, ndetse akanakoresha uburyo bwe bwo kubaza no gusubiza ibibazo nk'uri kuganira n'umuntu. Byongeye kandi Pawulo yagaragaje ko azi neza umuco w'abapagani, kuko yakundaga gukoresha ingero z'ibyo basanzwe bazi kugira ngo abasobanurire ubutumwa, ndetse rimwe na rimwe akifashisha amagambo y'abasizi b'Abagiriki. Ibi byose byerekana ko Pawulo atari umunyedini gusa, ahubwo yari n'umuntu ufite ubumenyi bwagutse bwamufashije kuganira no kumvikana n'abantu b'ingeri zitandukanye, ari nabyo byatumye ubutumwa bwe bugera kure. Yashoboraga kujya impaka n'abafarisayo nk'umwana wa Aburahamu wo mu bwoko bwa Benyamini, kandi nk'umwigishwa wa Gamaliyeli uzwi cyane. Yashoboraga kandi kuvugana n'Abagiriki mu rurimi rwabo rwiza, kandi yambaye icyubahiro n'ububasha by'Abaroma. Yashoboraga gutembera mu bwisanzure mu bwami bwose bwa Roma, afite ishema ryo kuvuga ati ndi umuturage w'i Roma. Pawulo yari azi Bibiliya y'Igiheburayo n'iy'Ikigereki hafi kuyifata mu mutwe. Mu mabaruwa ye yari yuzuyemo impaka n'ibisobanuro byimbitse, cyane cyane iyo yavuganaga n'Abayahudi bari barahindutse bakizera Kristo. Yakundaga gukoresha amagambo ava mu bitabo bya Mose, mu bahanuzi no muri Zaburi.
rimwe yayasubiragamo uko yakabaye ubundi akayavuga mu buryo bwisanzuye. Hari naho yahuzaga imirongo myinshi mu buryo bw'ubwenge cyangwa agakuramo ibisobanuro byimbitse bitagaragara ku buryo bworoshye cyane. Ibi byose byagaragazaga ko yari umunyeshuri w'umuhanga cyane mu gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Uburyo yasobanuragamo bwamurikiraga cyane imirongo itoroshye bugatanga umucyo ku byo abandi batashoboye gusobanukirwa. By'umwihariko uyu wahoze ari Sawuli ntiyemeraga ko Yesu yazutse. Si uko atemeraga izuka muri rusange, ahubwo ntiyashoboraga kwemera ko Imana yazuye Yesu mbere y'igihe cy'urubanza rw'isi yose. Kuri we ibi byari ibintu bidashoboka. Ibi byose byatumaga aba umuntu ufite umwete ukabije wo kurwanya gukira Yesu Kristo. Amateka yerekana ko yajyaga ava mu isinagogi imwe ajya mu yindi, ashishikariza abayobozi guhana Abayahudi bemeraga Yesu nk'umukiza. Muri icyo gihe abantu batumviraga amategeko y'isinagogi bahanishwaga ibihano bitandukanye, harimo kubaca bagatandukanwa n'abandi, kubakubita ibiboko cyangwa bagaterwa amabuye kugera bapfuye. Icyakora nubwo Sawuli yakoraga ibi byose yizeraga ko ari byo ndetse ari gukora umurimo ukomeye w'Imana. Ntiyari azi ko ari kugenda yegera igihe ubuzima bwe bwari bugiye guhinduka burundu, igihe cyari kumuhindura akava ku kurenganya agahinduka intumwa ikomeye ya Yesu Kristo. Ikindi gikomeye cyane, Sawuli ntiyari ahari gusa mu bikorwa byo gutoteza, yanashyigikiraga iyicwa ry'abakristo. Nko mu gihe Stefano yicwaga azira ukwizera kwe, Sawuli yari ahari abyemera ndetse yishimira ko umukristo akuweho. Ibi bigaragaza neza uko umutima we wari umeze muri icyo gihe. Nubwo Bibiliya itavuga ko Sawuli ubwe yishe abantu n'amaboko, igaragaza ko yari mu ruhande rw'ababikoraga kandi ko yabishyigikiraga n'umutima wose. Yari umuntu wazanye ubwoba n'agahinda mu bakristo aho yageraga hose. Mu gitondo gisanzwe Sawuli atangiye urugendo rwerekeza i Damasiko. Umutima we wari wuzuye umugambi umwe rukumbi: gushakisha abakurikira Yesu Kristo no kubashyikiriza ubuyobozi kugira ngo bahanwe. Yari afite umuhati uremereye wo kubikora kandi akumva ari umurimo w'Imana ari gukora. Akigenda yenda gusohora i Damasiko, umucyo uramutungura uvuye mu ijuru uramugota. Agwa hasi yumva ijwi rimubaza riti, Sawuli, Sawuli, undenganiriza iki? Aramubaza ati, uri nde mwami? Nawe ati, ndi Yesu urenganya. Ariko haguruka ujye mu mudugudu, uzabwirwa ibyo ukwiriye gukora. Abagabo bajyanye nawe bahagarara badakoma, kuko bumvise iryo jwi batagize umuntu babona. Sawuli arabyuka, arambuye amaso ntiyagira icyo areba. Baramurandata bamujyana i Damasiko. Amarayo 3 atareba, atarya kandi atanywa. Iyi ni inkuru dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 9 uhereye ku murongo wa 3. Ako kanya amagambo yumvise yamucishije bugufi. Yari amaze kumenya ko yarwanyaga ari Imana ubwayo yohereje. Ibyo yakoraga yibwiraga ko ari byiza, yahise abona ko byari amakosa. Uwo mwanya ntiwahinduye gusa ibitekerezo bye, wahinduye umutima we wose. Sawuli yahise ava ku murongo yari arimo atangira ubuzima bushya. Nyuma yaho yagarutse i Damasiko, atangira buhoro buhoro kuvuga ibyo yemeye. Hanyuma hashize imyaka 3 agiye i Yerusalemu guhura n'abandi bayoboke ba Yesu Kristo. Uwari warigeze kubatoteza noneho yaraje gukorana nabo. Aho niho urugendo rwe rushya rwatangiriye rwose. Sawuli wari waramenyekanye nk'umugome yahindutse Pawulo, intumwa yitangiye kwamamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo. Yagiye mu bihugu byinshi yihanganira ibigeragezo bitandukanye, birimo impanuka no gufungwa, ariko ntiyigeze areka umurimo yari ahawe. Nyuma yo guhura na Yesu Kristo no gutangira umurimo wo kubwiriza cyane abanyamahanga, nibwo yatangiye gukoresha cyane izina Pawulo, bisobanura muto cyangwa uwicishije bugufi. Izina Pawulo ryaje kumenyekana cyane, rikaba ari naryo ryasigaye riherekeza umurimo we mushya w'ivugabutumwa no guhinduka kwe mu buzima. Mu gihe Pawulo intumwa yakomezaga urugendo rwe rw'ivugabutumwa, yatangiye kubona ko ubutumwa yabwirizaga abatari Abayahudi butari bworoshye kwakirwa n'abakristo b'i Yerusalemu. Bamwe muri bo bumvaga ko kugira ngo umuntu abe umukristo nyawe agomba kubanza kuba umuyahudi no gukurikiza amategeko yabo yose. Ibi byateje impaka no kutumvikana gukomeye mu itorero. Pawulo we yabonaga ko kwizera Yesu Kristo bihagije, ko umuntu wese ashobora gukizwa atabanje guhinduka umuyuda. Kubera ibyo bibazo, Pawulo yafashe icyemezo cyo gusubira i Yerusalemu kugira ngo avugane n'intumwa zari ziyoboye itorero. Aho bagiranye amasezerano, bemeza ko Petero intumwa azibanda ku kubwiriza Abayahudi, naho Pawulo yibande ku kubwiriza abanyamahanga. Pawulo yemerewe gukomeza ubutumwa bwe atagombye kubuhindura.
ariko nawe yiyemeza gufasha itorero ry'i Yerusalemu ryari rifite ibibazo by'amikoro, akusanya inkunga mu matorero yashinze mu banyamahanga. Nubwo aya masezerano yari agamije kuzana ubumwe, ntiyigeze aramba neza nk'uko byari byitezwe. Hari itsinda ry'abantu ryashakaga ko abanyamahanga bemera Kristo bakwiriye no gukebwa nk'ikimenyetso cy'uko binjiye mu isezerano ry'Imana. Aba bantu bageze aho bajya no mu matorero Pawulo yari yarashinze bashaka guhindura ibyo yigishaga. Ibi byongeye guteza impaka zikomeye, bituma Pawulo arwana cyane kugira ngo arinde ubutumwa bwe. Ashimangira ko agakiza kadaturuka ku mategeko, ahubwo gaturuka ku kwizera Yesu Kristo. Ubuzima bwa Pawulo bwaranzwe n'imibabaro myinshi kandi ikomeye, yaba iy'umubiri n'iy'amarangamutima. Byose abyihanganira ku bw'ubutumwa bwiza. Yanyuze mu bihe bigoye birimo gufungwa no guterwa amabuye. Anahura n'impanuka z'ubwato ndetse n'ingorane z'inzara, inyota n'imbeho mu ngendo ze zitoroshye. Uretse ibyo, yanashegeshwe cyane n'ubuhemu, aregwa ibinyoma, kandi umutima we ugahora uhangayikiye amatorero yari yaramaze gushingwa. Nubwo yanyuze muri ibyo byose, ntiyigeze acika intege, ahubwo yakomeje umurimo washikamye, arangwa no kwihangana ndetse no kwizera kudacogora. Mu mpera z'imyaka ya 50 nyuma ya Yesu, Pawulo yasubiye i Yerusalemu azanye inkunga yari yarakusanyije mu matorero yo mu banyamahanga, ari kumwe na bamwe mu bari bizeye Yesu Kristo. Agezeyo yarafashwe, ashinjwa ko yarenze ku mategeko y'urusengero. Bavuga ko yinjije umunyamahanga hatemewe. Ibi byatumye atangira kuburanishwa inshuro nyinshi, nyuma aza koherezwa i Roma. Mateka yerekana ko ahangaha ari naho yarangirije ubuzima bwe, aho bishoboka ko yishwe mu gihe cy'itotezwa ry'Abakristo ryategetswe n'umwami Nero nyuma y'inkongi y'umuriro yabaye mu mwaka 64 nyuma ya Yesu. Bikavugwa ko yicishijwe inkota, acibwa umutwe azira kwizera no kwamamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo. Kwihangana kwa Pawulo mu gihe cy'imibabaro bitera abizera imbaraga zo gukomeza kuindahemuka niyo bahura n'ibigeragezo bikomeye. Nko mu rwandiko yandikiye itorero ry'i Roma mu gice cya 5 uhereye ku murongo wa 3 kugera ku wa 5, Pawulo agaragaza ko imibabaro ifite umumaro ukomeye, kuko itanga kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza. Uko kunesha kugatera ibyiringiro, kandi bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Ibi bigaragaza neza ko mu mibabaro hari umugambi mwiza w'Imana uduhindura kandi udukomeza mu kwizera. Amateka n'ubuzima bwa Pawulo mbere na nyuma yo guhura na Kristo bitwereka ko ubuzima bw'umuntu bushobora guhinduka burundu igihe cyose ahuye n'ukuri kw'Imana. Uwari warabaye umwanzi ukomeye w'Abakristo yaje kuba umwe mu bakwirakwije ubutumwa bwiza ku isi yose. Byerekana neza ko nta cyaha cyangwa amateka mabi byabuza umuntu guhinduka no kugira ubuzima bushya. Nanone kwihangana kwe mu mibabaro biduhamagarira gukomeza kwizera no kudacika intege, kuko Imana ishobora gukoresha n'ibigeragezo kugira ngo idukuze kandi dukoreshe mu buryo bukomeye. Ibi byose bitwibutsa ko kwizera atari amagambo gusa, ahubwo ari urugendo rusaba kwiyemeza, kwihangana no kumva ko Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwacu.